Turabasuhuje mwese bakunzi ba Kalebu ndetse na Isirayeli ku masengesho y'iki gitondo tugiye kubagezaho afite intego yo guhamagara Yesu kugira ngo azature muri twebwe, akorere muri twebwe, atuyobore. Mugiye kubana natwe rero muri aya masengesho, mufatanye rero natwe muri aya masengesho, ndetse tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'amasengesho. Ikaze rero muri uyu mwanya w'amasengesho. Uwiteka Mana ishobora byose, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana yabayeho tutaravuka, Imana yabayeho kuva na kera na n'ubu ntabwo uzigera uhinduka. Witwa Jambo ubwiza, witwa Imaho. Nta na rimwe mwami ibyo uvuga bizigera byibagirana. Ibyo ukora ni ukuri, ibyo uvuga ni ukuri. Dore ngiki turagutabaje ngo uzuture mu mitima yacu, uzutuyobore. Data wigaragaze nk'Imana nyamana. Turagukeneye buri munsi ku manywa na nijoro. Ijambo ryawe nibyo kurya bitwubaka ku manywa na nijoro. Ijambo ryawe nibyo kurya bitubeshaho Mana buri munsi ku manywa na nijoro. Wabanye n'Abisirayeli bagiye kwambuka inyanja itukura, n'ukuri urabigaragariza, ubwo urabatinyura. Natwe rero turakwinginze guzuture mu mitima y'abakristo bose, wamara ubwo bubatinyure, ubahembuje amazi yawe, ubahembuze ibyo kurya byawe. Nuzuture mu mitima Mwami, baragukeneye ku manywa na nijoro ngo ubahembuze ibyo kurya biturutse iwawe. Data turagukeneye ku manywa na nijoro, turagukeneye buri munsi. Nta na rimwe tutagukeneye, tutagufite ntacyo twakigezaho, tutagufite ntaho twakigera. Byose ni Yesu, byose ubidufashamo. Turakwinginze ngitono nk'iki mu mitima yacu ikuzanire Mana amashimwe. Hasigaye nawe uyemerere, uzuture muri twebwe, uzutuyobora ku manywa na nijoro, dukoreshwe nawe. Iyo byose dukora, iyo byose tuvuga, tubikoreshwe nawe. Turakwinginze imbaraga zawe zikore, ubuntu bwawe bukore. Amaraso y'umwana wa Yesu aganze kuri buri wese ugukeneye. Uzuture muri wowe Mwami, ngwino uzuture muri we. Hasigaye yumve impumuro nziza, yumve kugubwa neza nawe. Turakwinze ngo uduture mu mitima ya bose, abagukeneye bakubone, abagushaka bakubone. Imbaraga zawe nizikomere, gukomera kwawe ni gukore. Imbaraga zawe nizigere hose, ubuntu bwawe ni bukore. Imbaraga zawe nizigere hose. Imitima y'abenshi iragukeneye, imitima y'abenshi iragushaka, buri wese aragukeneye. Reka kuboneshe gukomera kwawe, reka bohokegwe nawe, reka yumva nezerewe. Reka ubuntu bw'Umwami Yesu buture mu mitima ya bose. Turagukeneye. Rimwe na rimwe byantekereza, abona nageze iyo mw'ijuru, ariko ibingerageza bonera muri iyi si mbi. Ariko nizera ko nzabitsinda, nkagera iw'amahoro. Ndashaka gukora ibyiza gusa, ariko ibibi bikantanga imbere. Ariko Data nge namenye ko uri umugenga wa byose. Ariko Data nge namenye ko uri umugenga wa byose. Yego Mwami, imitima y'abenshi iragukeneye, imitima y'abenshi iragushaka, imitima y'abenshi iragushaka. Emerera uzuture mu mitima ya bose, wikore, urema amashimwe mu mitima ya bose. Ubayobore gukora ibyiza, ubatoze gukora ibyiza, ubatoze gukora ibyiza. Ubarinde kugira ubwoba, gutinya, ubarinde kubona bibagoye, ubarinde kubona nta nzira. Ubahereze ibyo kurya biturutse iwawe, ubahembuza amazi yawe, ubahembuza ubuntu bwawe. Imbaraga zawe nizikore, ubuntu bwawe nibuganze. In the name of Jesus. So we know that Jesus is the man who is strong. Yeah, everything might be possible for you. That's why this morning we call the name of Jesus.
to come to be connected with every heart is who needs Jesus' name. Come to join with us in the name of Jesus. If I allowed Jesus to be in on me, and nothing can be attacked to me, everything might be go outside in the name of Jesus. Every day demons can go, and every Holy Ghost can go outside, and every Holy Ghost can go outside in the name of Jesus. Everyone is sick, and I know that many people they are sick, but the sickness can get better in the name of Jesus because of the blood of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. So we connected with the evil, and we speak the amen to Jesus. So we allowed our heart, and we give you our heart. So come to be on live on me, our heart, in the name of Jesus. We opened our heart. Let the Holy Spirit be with us in our heart. Jesus come to life on us. Uri Imana ikomeye, tugwaye kaze na karibu kugira ngo uzuture mu mitima yacu, uze wikorere, uze wiganzire. Buri kimwe cyose dukora tugikoreshwe nawe, tuyobogwe nawe. Yesu uri mu ijuru, iyo data turakwinginze ngo uzuture muri twebwe, imitima yacu yiyobore. Abarusha abaremere ubagirire neza, uture muri bo wiganzire. Byose bakora babikoreshwe nawe, ibyo bavuga babivugishwe nawe. Ubuzuze Imana impano z'umwuka wera, ubuzuze indirimbo nshya zo kuririmba nziza, kandi abantu Mana data bakunda izo ndirimbo kandi bagugwe neza. Imitima y'abenshi iragukeneye, uzuture muri bo, hasigaye ubayobora inzira nziza yo gukiranuka. Data, imitima y'abenshi iragukeneye, ibohokeshwe no gutunganirwa nawe. Yesu, baragukeneye, baragushaka kandi baragushaka. Izina rya Yesu ni izina rikomeye, ni izina rikomeye, ni izina rijya rihindura amateka, ni izina rijya ritabara abarushye n'abaremerewe, ababona nta nzira, ababona nta byiringiro, nta kwizegwa. Izina rya Yesu rigatura muri bo, baratunganirwa kandi bakamererwa neza. Yesu we uri Imana ihambaye, Yesu we uri Imana ikomeye, niwe ufite inyishu kuri byose, niwe ufite inyishu kuri byose. Ngwino uture mu mitima ya bose, ngwino utume mu mitima ya bose. Baragukeneye, amagara menshi y'abantu baragukeneye, ngwino uzuture mu mitima ya bose. Isengesho ngiri dukoze, ngwino uzuture mu mitima ya bose, ko imitima ya bose igukeneye, imitima y'Uwiteka iragukeneye. Imbaraga z'Imana nize ziture muri twebwe. Data, tuguhaye kaze na karibu uze uture muri twebwe. Turagukeneye ku manywa na nijoro, dushaka kubona imbaraga zawe, dushaka kubona ubuntu bwawe, dushaka kubona ubuntu bwawe. Utabara abarushye n'abaremerewe, abadafite kivuganirwa, ubahereze kuvugirwa nawe. Imbaraga z'Uwiteka niziganze, ubuntu bw'Uwiteka nibuganze, amaraso y'Uwiteka naganze, gukomera k'Uwiteka nikuganze, ubuntu bw'Uwiteka nibugere hose, imbaraga no gukomera k'Uwiteka nibigere hose, imbabazi z'Uwiteka nizigere hose. Imitima yacu iragukeneye, imitima yacu iragukeneye, tugukeneye buri munsi ngo uzutwigaragarize, tugukeneye buri munsi uzuture muri twebwe, tugukeneye buri munsi ngo uzube hafi ya twese. Mwami data, duce bugufi kubw'ijambo ryawe, tumanitse ibiganza hejuru tuvuga ngo Mwami uri hejuru y'amajuru, ngwino uzuture mu mitima ya bose, ngwino uze wikorere, ngwino uze wiganzire. Urakomeye, urakomeye, izina ryawe rirakora, izina ryawe rirakiza, izina ryawe riratabara, izina ryawe rijya rihindura amateka, izina ryawe rijya ritabara abarushye n'abaremerewe. Ngwino uzuture mu mitima ya bose, ngwino uzuture mu mitima ya bose, hasigaye uze wiganzire, hasigaye uze ukora ikintu gishya. Imitima ya bose iragukeneye, imitima ya bose ishaka kubona Uwiteka, imitima ya bose ishaka kubona gukomera k'Uwiteka. Yesu uri mu ijuru, reka wa wundi Mana data uvuga ngo ntarabona gukomera k'Uwiteka. Hari abantu bariho babaze kubona bibagoye, baravuga ati reka Uwiteka ntariho, ariko Mwami uzuture mu mitima yabo bose bameze gutya, ubigaragarize, ukora ikintu gishya kandi ukora ikintu
gishya ambo iteka imitima ya wese iragukeneye imitima ya bose iragukeneye Yesu nguruze uture muri bo ubigaragarize usuka indirimbo nshya muri bo usuka amavuta y'igicaniro mu mitima ya bose imitima ya bose iragukeneye abaririmbyi baragukeneye ngo babone gukomera kwawe buzuzwe indirimbo nshya nawe banezererwe nawe bakuririmbire Mana bashize amanga kandi bakuririmbire bashikamye imitima ya bose iragukeneye imitima ya bose iragukeneye imitima ya bose iragukeneye mu izina rya Yesu imitima ya bose iragukeneye imitima ya bose iragukeneye ishaka kubona imbaraga z'Uwiteka ishaka kubona gukomera k'Uwiteka ishaka kubona ubuntu bw'Uwiteka imitima ya bose iragukeneye nuzuture muri bose mu mitima ya bose tugwaye kaze na karibu nguze wiganzire imitima ya benshi iragushaka kandi iragukeneye izina ry'Uwiteka rirakora izina ry'Uwiteka rijya rihindura byinshi mwami we turagushaka mwami we turagukeneye mwami we turagushaka mwami we turagushaka ni wowe wenyine wo kwiganzira ni wowe wenyine wo kwikorera ugakora ikintu gishya ugahindura amateka kubagukeneye abandi baragusenga ku manywa na nijoro ukabigaragariza bakabona imbaraga zawe bakabona ubuntu bwawe imitima ya benshi iragushaka kandi iragukeneye kandi iragukeneye ababona nta nzira badafite kivuganirwa ubagirire neza uduhishe mu mababa yawe igihe nikigera uzaza ureba ubwoko bwawe uzaza ureba ubwoko bwawe ubwicaze ku ntebe y'icyubahiro ubicaze ku ntebe y'icyubahiro wicaze ku ntebe y'icyubahiro uvuga ati Yesu nabashatse igihe kirekire mbareberera mbitaho bagwanirira none rero igihe kirageze mu tubane namwe reka mbiteho turi kubana turirimba indirimbo nziza turirimba indirimbo zo gushimisha turirimba indirimbo z'agakiza turirimba indirimbo z'amashimwe turirimba indirimbo z'amashimwe haleluya shigwa hejuru ukuri Imana shigwa hejuru kugukomeye shigwa hejuru kubikwiriye imitima ya bose iragukeneye turagukeneye buri munsi ku manywa na nijoro uzuture muri twebwe turagukeneye Mwana turagukeneye kandi turagushaka Yesu turagushaka ukomera n'ukwawe ubuntu n'ubwawe imbabazi ni zawe murakoze gukurikirana no masengesho by'umwihariko iki ni igihe cyo gukora amasengesho mwari muri kumwe na Kalebu ntizaduhana umuramyi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nkaba rero nari nteranye namwe murakoze rero kumva aya masengesho ya mu gitondo iyo afite intego ivuga ngo imitima ya benshi iragukeneye nuzuture muri twebwe Mwami duhaye Uwiteka